Ndabashuhuje mwese, ndabifuriza ibihe byiza aho muri hose. Ushobora kuba uri mu mahanga, nkwifurije ibihe byiza. Ushobora kuba uri mu Rwanda, nabwo nkwifurije ibihe byiza. Dushimye Imana rero yuko tugejeje kuri iyi saha n'uyu munota, tugihumeka umwuka wayo ku buntu. Ariko kandi ntitwabura kwifatanya n'abababaye, abavanywe mu byabo, imfubyi n'abapfakazi, ndetse n'abandi bose badafite kivurira muri iyi si yigaruriwe n'umwanzi. Uyu munsi kuri iyi tariki tugiye kuganira ku magambo ari mu byanditswe byera. Aya magambo arareba buri muntu wese aho ava akagera, idini yaba akomokamo iyo ari yo yose, aya magambo aramureba. Ni byiza ko twiga ijambo ry'Imana kuko igihe ni gitoya. Mu minsi iri imbere ijambo ry'Imana rigiye kuba ingume nk'uko muri Amose habivuga. Muri Amose igice cya 8 havuga rwose ko ijambo ry'Imana hari igihe rizaba ingume, kandi byaratangiye. Abantu bashakisha ababigisha ariko bababuri, kubera yuko igihe abantu bagombaga kwiga ibyanditswe byera ntibigeze bagiha agaciro, ahubwo bigendaniye n'iby'isi ishaka, hanyuma ibyanditswe byera babitera umugongo. Rero mbere yuko dukomeza, reka tubanze dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, wowe Mana ikomeye kandi y'ukuri, uhabwa icyubahiro. Abarwanya ijambo ryawe ni benshi, ariko n'abaryitayeho nabo si bake. Nubwo iyi nzira igoye, ariko imbaraga zawe zibasha kuyitunyuza, muhabwa icyubahiro. Ufashe buri muntu wese uzumva iki cyigisho, kandi nanjye ukiye kukivuga umfashe, kugira ngo twese tugirire umugisha kuri wowe. Nuko ngwino ubane natwe mvuga gusenga kwacu, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amin. Muri iyi minsi iheruka amateka y'isi, abantu bashyize imbere inyigisho nyinshi cyane. Hari inyigisho z'ibitangaza, hari inyigisho zisenga ibyaremwe, ndetse n'izindi nyigisho zidafututse, zidafite umuzi mu ijambo ry'Imana. Izo nyigisho nizo abantu bashyize imbere. Uyu munsi tugiye gukoresha Bibiliya ntagatifu. Turabanza dusome muri Zaburi 115. Hari amagambo avuga ngo, ibigirwamana byabo si ikindi, ni ifeza na zahabu. Ni ibintu byabumbwe n'intoki za muntu, bifite umunwa ariko ntibivuge, bikagira amaso ariko ntibibone, bifite amatwi ariko ntibyumve, bikagira amazuru ariko ntibihumurirwe, bifite ibiganza ariko ntibikorakore, bikagira n'ibirenge ariko ntibigende. Nta jwi na busa riva mu muhogo wabyo. Ba nyir'ukubihanga barakamera nkabyo, kimwe n'ababyiringira bose. Mu mazu y'abiyita abakristo hamanitse amashusho cyangwa se ibishushanyo. Abantu babishyize imbere kuruta Imana. Mu nsengero naho na za kiliziya biruzuye. Babitangaho amafaranga menshi cyane kugira ngo bize. Aho kugira ngo amafaranga ahabwe abakene cyangwa se akoreshwe umurimo w'Imana,
bayagura amashusho bakayamanika mu mazu, abandi bakashyira muri za kiliziya no mu nsengero. Ibi rero birababaje. Ijambo ry'Imana rivuze ko ba nyir'ukubihanga barakamera nkabyo, kimwe n'ababyiringira bose. Ibaze kumera nk'ishusho ibajwe mu giti cyangwa se ibumba. Nshuti zanjye rero, turi mu bihe bikomeye kandi biteye ubwoba, aho imigenzo n'inyigisho z'abantu byafashe umwanya wa mbere. Ndakomeza nsome mu gitabo cyangwa se mu nkuru nziza ko yanditswe na Matayo, igice cya 5, igice cya 15 nako nahavuga ibijyanye n'ubundi no kubara cyangwa se kuramya ibitari Imana. Rero ibi bintu by'ibishushanyo, ijambo ry'Imana ribyanga urunuka rwose. Abantu nubwo babishyize imbere, ariko ijambo ry'Imana ribyanga urunuka. Kandi turi mu minsi y'imperuka aho abantu bagomba kubwizwa ukuri, ibindi tukabiharira Imana. Ni uko ukuri k'uyu munsi abantu baguhinduye ubusa. Buri wese akora ibyo ashatse, buri wese agatekereza uko ashatse, buri wese akizera ibyo ashatse, ariko ni n'uburenganzira bwabo. Nyamara ntabwo bashaka kugena n'iki ibyanditswe byera bivuga. Matayo igice cya 15 muri Bibiliya yera, reka tuhasome twumve. Turahera ku murongo wa 7. Haranditswe ngo, mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ni ukuvuga ngo inyigisho ziri kwigishwa muri iyi minsi ni amategeko y'abantu, ntabwo ari amategeko y'Imana. Ntabwo ari ijambo ry'Imana, ni ibintu abantu bashyizeho, ni imigenzo y'abantu. Rero muri iyo migenzo y'abantu harimo no kuramya amashusho cyangwa se kuramya ibishushanyo bibajwe. Iyo tugiye mu gitabo cy'ubuhanga muri Bibiliya ntagatifu, hari amagambo ahari ishaka yuko dusoma. Hano haranditswe ngo, ni umutwe wa 13 muri Bibiliya ntagatifu, avuga ngo ubugoryi bw'abasenga ibiremwa. Ubwo umuntu wese usenga ikintu cyaremwe ni ikigoryi. Reka dusome. Koko rero abo bantu bose batageze ku bumenyi bw'Imana, berekanye intege nke za kamere yabo, batwawe n'ibintu bigaragara, ntibashobora kumenya uriho. Bitegereza ibyo bikorwa, ariko ntibabimenyera mu wabihanze, ahubwo bo birebeye umuriro, umwuka, umuyaga woroheje, urujeje rw'inyenyeri, imivumba y'amazi n'ibinyarumuri byo mu kirere, baba ari byo bita imana zitegeka isi. Ubwo bashutswe n'uburanga bwabyo bwatumye bayifata nk'Imana, ntibamenyeraho ko umugenga wabyo abisumba kure, kuko uwabiremye
ari nawe nkomoko y'uburanga. Niba kandi ububasha bwabyo n'imbaraga zabyo byarabatangaje, bari guhera kuri ibyo bigaragara, bakumviraho ukuntu uwabihanze abisumbya kure ububasha. Koko rero ubuhangange n'uburanga bw'ibyaremwe biducira amarenga atuma turangamira uwabihanze. Ayo niyo magambo ari mu gitabo cy'ubuhanga, umutwe wa 13. Iyo wimutse ukajya kuri paji ikurikiyeho y'1172, hari amagambo avuga ngo ugusenga ibigirwamana. Nyamara baragowe abo bantu biringiye ibintu bitagira ubuzima, ibyakozwe n'abantu bakabyita imana. Uyu munsi dufite abantu bafashe amashusho ya Bikira Mariya, amashusho ya Yesu Kristo, amashusho y'abatagatifu, abariyo bashyira mu nzu, usanga bayapfukamira basenga, aho kugira ngo basenge Imana ibaha umwuka, bagasenga ibintu bidafite cumi n'agaciro. Rero hano Bibiliya ntagatifu iravuze ngo nyamara baragowe abo bantu biringiye ibintu bitagira ubuzima, ibyakozwe n'abantu bakabyita imana. Nka zahabu na feza bacuranye ubuhanga ngo babikuremo amashusho y'inyamaswa cyangwa ibuye ritagira agaciro ryabajwe n'umuntu wa kera. Uwiteka tugire neza kandi atube hafi, kubera yuko isi igeze mu kaga. Iyo wambutse hakurya kuri paje y'1173, hari amagambo avuga ngo inkomoko gusenga ibigirwamana. Inkomoko y'ubuhabara yaturutse mu kubaza ibigirwamana, maze uko kubivumbura kubahumanyiriza ubuzima ntibyigeze bibaho kuva mu ntangiriro, kandi nta nubwo bizahoraho. Iyo ni Bibiliya ntagatifu. Nibyo koko ibigirwamana ntibyigeze bibaho mu ntangiriro, kandi nta nubwo bizahoraho, kuko Uwiteka agiye kuza abisenyanye na ba nyirabyo niba batihana. Ubwo n'ubwirasi bw'abantu bwabizanye ku isi, ariko n'igihe byagenewe cyo kuvanwaho kiri bugufi. Umubyeyi wari wazahajwe n'icyunamo kimutunguye yakoresheje igishushanyo cy'umwana we wari ukindutse, bityo uwahoze ari intumbi se amwubaha nk'Imana, kandi ashinga abe ayo mabanga n'iyo mihango. Reka dusome hejuru kuri umurongo wa 15. Umubyeyi wari wazahajwe n'icyunamo kimutunguye yakoresheje igishushanyo cy'umwana we wari ukindutse, bityo uwahoze ari intumbi se amwubaha nk'Imana. Uyu munsi iyo umuntu apfuye, abantu bahita birukanka bakajya gukoresha amafoto, bakaza bakayamanika mu nzu zabo. Nyamara barangiza ngo ntabwo basenga ibishushanyo. Ugasanga umudivantiste w'umunsi wa 7 yihaye umugaturika, kandi nawe mu nzu wiwe hari amafoto y'abantu bapfuye atindikiye aho ngaho. Rero niko byagenze. Uyu mubyeyi wari wazahajwe n'icyunamo kimutunguye yakoresheje igishushanyo cy'umwana we wari ukindutse, bityo uwahoze ari intumbi se amwubaha nk'Imana, kandi ashinga abe ayo mabanga n'iyo mihango. Maze uko ibihe bisimburana, uwo muco urakomera kandi ukurikizwa nk'itegeko. Nanone kandi ku bw'itegeko ry'abatware, amashusho y'amabazanyo yaje gusengwa. Nshuti zanjye, imihango n'imigenzo wirirwamo byavuye ku Mana cyangwa ni mu bantu? Reka mbabwire ikintu kimwe. Abantu bakurikira abandi ngo nuko bakomeye, kandi umuntu ni umunyabyaha ni nyakwigendera. Umuntu
niba atagiye imbere y'Imana ngo ayisabe imbaraga, ayisabe n'ubushobozi, umuntu azarimbuka. None uyu munsi abantu twabagize ibigirwamana aho kugira ngo twubahe Imana, ahubwo twubaha abantu. Ibyo bashyizeho nibyo dukurikiza kurenza ibyashyizweho na Bibiliya. Nyumvira nk'ibi bintu by'amashusho abantu birirwamo uko byaje. Uwiteka tugire neza, aduhumure amaso kandi adukuremo ubunenganenzi, kuko iminsi ni mibi. Reka dukomeze turebe icyo ibyanditswe bivuga, icyo Kiliziya Gatolika ikomeza kuvuga kuri ibi bintu by'ibishushanyo abantu bashyize imbere. Koko abatashoboraga kubashengerera kubera ko batuye kure, bagenekerezaga uko basa. Urumva iyo mihango ya gipagani n'uyu munsi birahari ibyo bintu. Uyu munsi birahari ibyo bintu rwose. Kandi uwapfuye aba yapfuye. Haranditswe ngo Imana si y'abapfuye ni y'abazima. Barakomeza. Maze umwami batari kumwe bakamusimbuza ishusho, nuko bagashishikarira batyo kumuhakwaho nk'aho yahibereye. Nguko uko n'ababaga batazi umwami nabo baje kumuramya, babitewe n'ishyaka ry'umunyabukorikori wari ubifitemo inyungu. Uwo muntu ndetse kugira ngo arusheho gushimisha umutegetsi we, yamukoreraga amashusho asumbye uburanga ubwo asanganywe. Nuko imbaga igahururira ubwiza bwayo, maze umwami bahaga icyubahiro cy'umuntu cyonyine, agahinduka atyo Imana ikwiye gusengwa. Reka mbabwire, ubundi abantu bagomba kubwizwa ukuri aho kugira ngo abantu bareke kuvuga, kubera yuko n'ubundi uvuga ukuri ugapfa, wanaceceka nabwo ugapfa. Kandi buriya iyo umuntu akwishe waba yumva ko anezerewe, ariko nta mahoro agira kuvana uwo munsi akikwica. Rero ibi bintu byo gusenga ibishushanyo no kuramya amashusho rwose nibikorwe mu nzu z'abiyita abakirisitu, bijugunywe bitwikwe, kubera ko ntacyo bimaze. Amafaranga yabitanzweho abantu bajya imbere y'Imana basaba imbabazi kuko bayapfushije ubusa. Abagize amadini yose ndabahamagarira kuvana ibyo bigirwamana mu mazu yanyu mukabitwika, ndetse mukabivana mu mitima yanyu, kubera yuko iyo bimanitswe mu mazu yanyu y'ibifatika, n'amazu y'iby'umubiri nayo biba bimanitseyo. Mumaze kubona inkomoko y'ibi bintu, ntago bituruka ku Mana rwose. Iyi ni imihango ya gipagani idafite aho ihure n'ukuri. Iyi ni Bibiliya ntagatifu ndimo ndasoma, ntabwo ari Bibiliya yera. Barakomeza bakavuga ngo, nuko ubuzima bw'umuntu bugwa butyo mu mutego, bicwa n'ibyago n'agahato k'abatware, kuko bari bafashe ibuye cyangwa igiti bakabiha izina risumba ayandi yose. Uwiteka ni iki atagaragaje? Uwiteka yagaragaje ibintu byinshi kandi bikomeye abantu dukwiriye kwitondera, nyamara twabirenzeho twibere mu byo dushaka. Kuri paje y'1174 hari ingingo ivuga ngo ingaruka z'uko gusenga ibigirwamana. Nyamara kandi abantu uyu munsi bari mu kaga ko kugwa mu kaga gakomeye cyane, gatewe n'ubwirasi bwabo n'agasuzuguro kabo.
abantu bihinduye ukundi bareka kuba nk'uko Imana yabaremye. Bari igikara bihindura inzobe. Bari bafite amatwi abiri bayagira ane. Inzara zabo nziza Imana yabaremanye bazitera amabara. Imisatsi yabo Imana yabahaye myiza bayihindura ibiziriko. Maze si ukwambara nk'abagabo kandi ari abagore karahava. Bahinduka ibizira nk'uko ibyanditswe byera bibivuga. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere, Imana irema ibintu byose n'umuntu arimo. Reka twumve icyo Bibiliya ivuga cyangwa se icyo Imana ivugira mu ijambo ryayo. Turimo turavuga tugenda, mu minsi iri imbere haregerejwe mutazaryumva. Turi kuvuga tugenda. Icyakora ni uburenganzira bwanyu kuryumva no kutaryumva. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 31 haravuga ngo Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatandatu. Ku munsi wa gatandatu Imana yaremye umuntu ibona ni mwiza, ibyo yaremye byose biba birarangiye. Ku munsi wa karindwi iraruhuka. Uwo abantu bahimbye icyumweru kandi atari cyo. Amateka arabigaragaza neza yuko icyumweru atari umunsi wo kuruhuka, ariko imigenzo y'abantu yahinduye ibyanditswe byera ubusa. Abantu rero nibirengera akaga kagiye kubazaho. Rero ibyanditswe byera bivuze yuko Imana ireba ibyo yaremye byose ibona ko ari byiza cyane. Mu byo yaremye byose n'umuntu yararimo. Ariko kubera umwirato no kugira ngo abantu baturebe neza, twafashe imisatsi Imana turemanye ibona ari myiza, turavuga ngo Imana ni igicucu, yaturemye nabi, tuyigira ibiziriko. Dufata amatwi Imana yaduhaye meza, ibona ko ari meza koko, tuyateramo andi, tugira amatwi ane. Kubera ko Imana ari injiji, yaturemye nabi. Icyakora tumaze kubona amafaranga, twahise twirema, twihindura ibigirwamana, twabaye Imana natwe turirema. Imana yaduhaye inzara nziza zidafite ikibazo kuko yabonye ari nziza, ariko duhita tuzitera verine kugira ngo zihindure amabara. Mbese inzara zacu twazihinduye nk'amazu turaramo. Birababaje, biteye ubwoba. Bantu mukurikiye kino cyigisho, muwe maso kandi musengere ubugingo bwanyu. Maze Imana igenera ibyo kwambara abagabo n'abagore, ariko birangije abagore bati natwe tugomba kwambara nk'abagabo, ibishegabo. Nuko umugabo n'umugore bajya mu muhanda ntumenye kubatandukanya. Abandi bafashe imibiri yabo bayihindura ukundi. Abari igikara bihindura inzobe ku ngufu. Nyamara ibyo byose Uwiteka arabireba, bikamubabaza bikamutera agahinda. Ibyo bintu nibidakurwaho ngo abantu bihane, birarangira barimbutse kandi by'iteka ryose. Urupfu rwa kabiri rurabategereje. Iyo usomye igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, hari amagambo ahari ateye ubwoba, ngira ngo mbwire igitsina gore cyane. Muri Bibiliya ntagatifu reka bariho nyasoma, ni mu gitabo cyitwa Ivugururamategeko. Ivugururamategeko umutwe wa 22 niho ayo magambo ari.
nze mpasome ndebe. 22 haranditswe ngo andi mabwiriza: umugore ntakambare imyambaro y'abagabo, n'umugabo ntakambare imyambaro y'abagore, kuko ukora atyo wese aba abaye ishyano Uhoraho Imana yawe yanga urunuka. Ukora atyo wese aba abaye ishyano. Bibiliya yera iravuga ngo aba ni ikizira Uwiteka yanga urunuka. Mbega ibizira byuzuye mu mihanda, mbega ibizira byuzuye muri za biro, mbega ibizira byuzuye mu masoko. Uwiteka atugire neza, atubabare kubera ko twamaze kugera ku rwego rubabaje. Rero mu gitabo cy'ubuhanga n'ubundi kuri ya mapaje niho ngiye gukomeza nsome twumve noneho urundi rugero rwo gusenga ibigirwamana. Undi nawe akitegura kwambuka amazi y'imivumba ikaze, maze akatakambira igiti, ndetse cyamunzwe kurusha ubwato bumutwaye. Gutakambira ibiti. Abantu twarasaze kugeza ku rwego dufata igiti kidafite umwuka, kitanavuga, tukakibaza uko ibyacu bizagenda. Mbega agahinda, mbega akababaro. Icyakora Imana itube hafi pe. Ku mutwe wa 15 paje y'1175 haranditswe ngo ubusazi bw'abakora ibigirwamana. Bibiliya yivuze ko abakora ibigirwamana ari abasazi. Bivuze ngo n'ababisenga rero bakabyubarara imbere nabo ni abasazi. N'ababigura amafaranga bakayatanga nabo ni abasazi. Ibi ngibi ni Bibiliya yibivuze, ntabwo ari cyewe. Haranditswe ngo tuvuge nk'umubumbyi ukatana umwete urwondo rworoshye, arubumbamo buri gikoresho cyo mu rugo. Ahereye kuri iryo bumba akoramo inzeso n'ibibindi bigenewe imirimo inyuranye. Umubumbyi abibumba byose ku buryo bumwe, ariko niwe ugena icyo buri kintu kizakora. Hanyuma akegukira umurimo w'amanjwe. Rya bumba akaribumbamo ikigirwamana kitagira shinge, kandi nawe ejo bundi yaravuye mu gitaka akazagisubiramo bidatinze, igihe azaba yambuwe ubugingo yatijwe. Aho gutekereza urupfu azapfa byanze bikunze, ndetse n'imibereho ye y'igihe gito, arahiganwa n'abashongesha zahabu na feza, akigana abacura umuringa, maze akiratira kubumba ibitagira shinge. Umutima we umeze nk'ivu, icyizere cye ntikirusha ubutaka agaciro, n'imibereho ye isuzuguritse kurusha ibumba. Koko yasuzuguye uwamuhanze we, wamushyizemo roho, akamuhuhamo umwuka w'ubuzima. Ubuzima bwacu ni nk'umukino mu maso ye. Imibereho yacu ikaba nk'isoko rigamije inyungu. Uwo muntu aravuga ati ni ngombwa gushaka inyungu muri byose, ndetse niyo yava mu kibi. Koko rero ubumba ibigirwamana n'uduherezo tumeneka ubusa arusha abandi kumenya ko acumura. Ngayo nguko. Iyi ni Bibiliya ntagatifu. Iyi ni Bibiliya ntagatifu. Imihango nk'iyi n'imigenzo nk'iyi y'abapagani abantu bakirirwa bayikora, ariko barangiza bakajya mu nsengero na za kiliziya bakirirwa baririmba Yesu Kristo, abandi bavuga Yezu, bamwe bavuga Yezu, abandi bavuga Yesu Kristo, gutyo. Kumbe
bari imbere y'amashusho n'ibigirwamana, abandi amashusho bayamanitse mu nzu zabo. Reka mbabwire ikintu kimwe, ingo z'uyu munsi ziri gusenyuka, kandi iyo umukobwa n'umusore bagiye gusezerana bambikana impeta. Izo mpeta mwambikana zimaze iki? Ese ubundi urugo rwubakwa n'impeta cyangwa urugo rwubakwa n'Imana? Reka mbabwire yuko izo mpeta mwambaye nazo ni ibigirwamana, uretse ko hari n'abacana inyuma y'abandi bazambaye. Ibintu bidafite umumaro, bidafite icumi n'agaciro. Izo mpeta ni iziki? Ibyo bigirwamana mwabijugunye koko? Mwafashe iya mbere mukihana, mwasenze Imana mukayisaba ubufasha, mwayigiye imbere ko yiteguye kubabarira natwe ikatubabarira ko mbizi neza. Ibyo bishushanyo, ibyo bintu mwafashe mugashyira imbere, hariho n'abashyize imbere abategetsi babo, abantu bagahinduka ibigirwamana pe, ku buryo umuntu ngo atabonetse abandi batabaho. Ibyo bintu bitagenda, kandi mu minsi iri imbere abantu nibatihana barabona ikizakurikiraho. Ubundi umukobwa n'umusore iyo baganiriye bwa mbere bakemeranya kubana, iryo sezerano riba rihagije. Iby'impeta biza gukora iki? Hariho n'abazambikana umunsi bugacya bashwanye, hariho n'abazambikana umunsi bugacya bacana inyuma. None si ingo nyinshi ko zirimo zirasenyuka kandi izo mpeta bazambikana? Nuko izo ngo nta Yesu zirimo. Izo ngo zubatswe n'abirasi n'abanyagasuzuguro batita ku by'Imana, ahubwo bita ku by'isi no kwishyira hejuru. Bibiliya ntagatifu yavuze ko ari ubusazi n'ubugoryi. Ntabwo ari byo ubivuze, hatagira untera amabuye ngo ndamututse. Rero uyu munsi abantu bashyize imbere imihango n'ibikorwa bya muntu. Tugiye kureba rero mu gitabo cyitwa Amateka ya Kiliziya, cyanditswe n'umuntu witwa Mbonigaba Felicien. Iki gitabo rwose niwe wacyanditse, ngibi hano ndi kubisoma. Amateka ya Kiliziya, umugereka iyogezabutumwa mu Rwanda, ryashyizwe mu Kinyarwanda n'itorero rya Mutagatifu Paulo ishami ry'amateka, seminari nkuru ya Nyakibanda. Abanonosoye iki gitabo: Mbonigaba Felicien, Munyaneza Innocent, Nkusi Alphonse, Serinda Yohani, Kayizari, Sinayobye Edward, Niyonteze Vedasti, Muzerwa Anselmi na Samarwa Yohani Marie Vianney. Hifashishijwe cyane cyane ibitabo bikurikira: Jean Ebrandin, Chéline Histoire de l'Église, nos racines pour comprendre notre présent, Centurio Paris 1993, Felicien Muvara, Aperçu historique de l'évangélisation du Rwanda, Paroti Presse Kigali 1990. Iki gitabo rero ntabwo ari cyo nacyanditse, reka mbasomere ibyanditsemo mwumve. Mu 1215 Papa Innocent wa gatatu yahamagaje konsili ya kane ya Lateran, akaba ari nayo yahuriwemo n'abantu benshi kurusha izindi zose zo mu gihe cyo hagati. Iyo konsili yamaganye ubuyobe bw'abavuduwa n'abarubijuwa, kandi itangaza ihame ko umugati na divayi bihinduka koko umubiri n'amaraso bya Kristo mu gihe cya consecration. Ni nabwo hagiyeho itegeko risaba abakristo b'ibitsina byombi guhabwa isakaramento ry'imbabazi uko umwaka utashye, no guhabwa Ukaristiya mu gihe cya Pasika.
ninde utanga imbabazi? Imana niyo itanga imbabazi binyuze mu gitambo cy'i Karuvari ari cyo Yesu Kristo. None si imbabazi zitangwa kubw'imyanzuro y'inama y'abantu bahuye? Nyumvira ariko ibintu abantu bashyizwemo. Ikindi, Ukaristiya mwumvise aho byaturutse? Mu nama, mu bitekerezo by'abantu bapfa. Ntabwo ari muri Bibiliya. Ntabwo ari muri Bibiliya. Uwiteka aduhumura amaso. Iki gitabo kirimo ibintu bikomeye. Narabwiye ngo kirimo amabanga ahishwemo abantu benshi badashobora kumenya kubera yuko badakunda gusoma. Umunyafurika niba ushaka kumuhisha umuhisha mu nyandiko, kuko ntabwo abanyafurika dusoma. Ariko nanone iyo uri umusomyi ukaba uri umunyafurika, ugomba guhora witeguye gupfa, kuko uba waramaze kuvumbura amabanga y'umwanzi. Rero aya ni amagambo maze gusoma muri iki gitabo cyitwa Amateka ya Kiliziya. Ubwo bivuze ngo Ukaristiya na divayi ntabwo bituruka mu ijambo ry'Imana, ahubwo ni mu migenzo y'abantu. Turasoma kandi muri iki gitabo ku kagingo kavuga ngo ihame ry'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Ihame ry'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Mu mwaka w'1950 Papa Piyo wa 12 yatangaje ko ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ari ihame ryahishuwe n'Imana. Byanditse he? Ihame ryahishuwe n'Imana byanditse. Byanditse ko Mariya yagiye mu ijuru muri Bibiliya. Ikinyoma kandi ikinyoma cyuzuye. Ikinyoma kandi ikinyoma cyuzuye. Bikira Mariya, umubyeyi w'Imana utarasamanywe icyaha, amaze gupfa yajyanywe mu ijuru na roho ye n'umubiri we. Papa yerekanye atyo urukundo akunda umubyeyi Bikira Mariya, kandi yemeza ku mugaragaro ukwemera abakristo bari bafite kuva mu ntangiriro za Kiliziya. Iki gitabo cyitwa Amateka ya Kiliziya, nshuti zanjye. Ntabwo iyo ndimo ndasoma ari nabyanditsemo. Mariya yagiye mu ijuru, ihame ryashyizweho n'ubupapa. Papa Piyo wa 13. Ingendo ntagatifu byose byashyizweho n'abantu. Amashusho byose byashyizweho n'abantu. Iyi ni imihango, ni imigenzo ipfuye abantu bashyizeho, ni igitutsi mu maso y'Imana. Ndabizi wowe uhagarariye idini runaka ushobora kurakara, ariko wihangane, kubera yuko ukuri kugomba kubwirwa abatuye isi, bagahindukira cyangwa bakabyihorera. Nshuti zanjye, Imana izakora iki kugira ngo abantu bumve? Ntacyo itakoze, nta n'icyo ititeguye gukora igihe cyose umunyabyaha ayihindukiriye. Mwaretse tukava muri ubu busazi, mwaretse tukihana k'ibihe byenda kuturangirana, mwaretse tugaca bugufi imbere y'Uwiteka mw'abantu mwe. Iyi ni impanda iri kuvuzwa, kandi rijwi rirenda gucecekeshwa mu minsi iri imbere. Twafatiyeho hakiri kare. Ntabwo byoroshye, nta nubwo biteze koroha. Isi iragenda yinjira mu bihe by'akaga kandi gashishana. Nyamara abantu benshi nta kibazo bafite, baradamaraye. Nyamara uko kudamarara ni ukubusa. Mu gitabo cy'imigani igice cya mbere hari amagambo ahari ngira ngo tuhasome.
Igice cya mbere. Turahera ku murongo wa 23 ni Bibiliya ntagatifu. Nimugarukire amabwiriza yanjye, dore ngiye kubasakazaho umwuka wanjye, mbamenyesha amagambo yanjye, kubera ko nabahamagaye mukananira, nkabahereza ikiganza, ntihagire n'umwe ukitaho. Mukamaganira kure inama zanjye kandi mukanga amabwiriza yanjye, nanjye rero nzabashungera amakuba nabagwirira. Umva uko Imana ivuze. Hari igihe kigiye kugera ikatureka, nshuti zanjye. Atari uko itwanze, ahubwo ari uko igihe yaduhaye twanze kucyitaho ngo tugikoremo ibikwiriye, twigira mu byacu, none icyo gihe kiraturangiranye, ubwo tuzasarura ibyo twabibye. Imana ntinegurizwa izuru. Kuba uri padiri cyangwa pasiteri, ibyo ntacyo biyibwiye. Icyo waba uri cyo cyose cyangwa se waba uri wese, ibyo ntacyo bibwiye Imana. Icyo muhuriraho ni igitambo cy'ikaruvari. Niba utagishaka, nta sano ufitanye n'Imana. Hari n'abigisha inyigisho z'ubuyobe nk'ibi ngibi tuvuyemo, ngo umwana ngo ukivuka ngo aba ari akamarayika. Kavuye hehe? Ibyanditswe byaravuga ngo umunyabyaha atandukanwa n'Imana akimara kuvuka. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo ava akagera ni mubi, ni umunyabyaha kandi ategetswe kwihana kandi akababarirwa. Rero murumva ko hari igihe kigiye kugera Imana nayo itwima amatwi, kandi nta kindi gihe rwose, nta kindi gihe tuzongera kubona imbabazi z'Imana nyuma y'uko imbabazi twari twarahawe zirangiye. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo, koko nzabaseka igihe icyago kizaba cyabugarije, cyabateye nk'inkubi y'umuyaga, amakuba yabayogoje nka serwakira, agahinda n'ishavu bibashengura. Ubwo nyine bazampamagara ariko sinzitaba, bazanshakashaka ariko ntibazambona, kubera ko banze kujijuka, ntibahitemo gutinya Uhoraho, bakanga inama zanjye kandi bagasuzugura amabwiriza yanjye. Nicyo gituma bazarya imbuto z'ingeso zabo, bagahazwa n'imigambi yabo mibi. Ijambo ry'Imana wariteye umugongo, ahubwo wimitse seyanse n'ibindi bitakaragase ntazi ibyo ari byo. Ibyo nibyo washyize imbere. Amanywa nijoro ntusinzira, uri muri bizinesi. Ibikorwa byawe ubiha umwanya kurenza kubona akanya na gato uhereza Imana. Nta Bibiliya utunze kandi buri kwezi uhembwa 100 cyangwa 80, kandi Bibiliya ntirengeje, ishobora kuba igeze mu 20, ukaba udatunze Bibiliya. Wirirwa useka abasenga ngo barata umwanya, wirirwa useka abiga Bibiliya ngo barata umwanya. Hamwe mu minsi iri imbere ugiye kubona ko bataga umwanya. Icyakora nakwifuriza guta uwo mwanya nk'uwo bata. Uwiteka yiteguye kuguha imbaraga nuzimusaba, kandi Uwiteka yiteguye gukora igishoboka cyose nawe ugakira. Ikintu kibabaje ni uko abantu birirwa baririmba amahoro, 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 baranze uyatanga. Uyatanga ni Yesu Kristo, none twaramwanze. Amahoro turirimba n'ayiki? Amategeko y'Imana twayahinduye ubusa, ahubwo ay'abantu niyo twerereje, nk'uko twabibonye mu byanditswe byera. Ibyanditswe bitagatifu birabitomoye neza. Turi inkozi z'ibibi, dukeneye kumanika amaboko tugasaba Imana imbabazi, kandi Imana yiteguye kutubabarira. Icyakora igihe birarangiza bivuze, ntuzajye gushaka imbabazi z'Imana, kuko ntazo uzabona. Uyu munsi ni wo wawe.
uyu munsi ni wo wanjye, ngo dufatireho, kandi bikitwa none nta kuzarira. Uwiteka abane nawe, kandi nanjye abane nanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Reka dusenge Imana nanone dusoza. Data mubyeyi wacu, urakoze kubw'amagambo meza utugaburiye. Uduhe kuyashyira mu bikorwa, kuko twe nta mbaraga dufite. Kandi abazumva ibi bose, aho kugira ngo barakare bagire umujinya w'umuranduranzuzi, ahubwo bazakwegere bakubaza icyo bakora, kugira ngo bakize ubugingo bwabo. Nanjye ndi umunyantege nke, umpa imbaraga. Ukomeze umpugure, kandi ukomeze umpe gukomera no gushikama mu kuri. Nibyo nsabye nsabira n'abandi, mu izina rya Yesu. Amina.